ndabyemera njya mu badivantiste ndagerageza kubahiriza amategeko harimo n'isabato ariko ntabwo nigeze mbishobora. Nubundi wagiye mu badivantiste kubera ko wabuze amahoro mu Catholique. Nayabuze. Hanyuma wigira inama yo kujya mu badivantiste. Naho mpageze ntabwo nigeze nyabona. Naragerageje kubahiriza isabato, gutanga ibya 10 amaturo, ariko nabwo nta mahoro byigeze bimba, umutima wakomeza gakundiga yuko nzarimbuka. Ijambo rya mbere yarambwiye ngo hariho gukiranuka kw'Imana ngo kwahishuwe. Noneho ngo kudaheshwa n'amategeko ngo n'ibyahanuwe, ngo nubwo ngo ari byo bihamya uko gukiranuka, ngo nubwo ayo mategeko ngo n'ibyahanuwe ari byo bihamya uko gukiranuka, ngo kubera ko ngo imbere y'Imana ngo nta muntu utsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ngo kubera yuko ngo amategeko ngo abereyeho kugaragaza icyaha. Niko uwo muvuga butumwa yambwiye. Noneho arambwira ati ahubwo uwizeye wese aherwa gakiza no kwizera Yesu Kristo, ngo nta tandukaniro niko yambwiye, ngo yaba ari umwisiraheli, ngo yaba ari umunyamahanga, ngo wizeye wese ngahabwa ako gakiza kubwo kwizera Yesu Kristo, ngo kubera ngo ko bose bakoze ibyaha ngo ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ngo ahubwo ngo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo, ngo ibibahereye ubusa, ngo kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu, ngo kuko ari we ngo Imana ngo yatanze ngabe impongano ngo y'ibyaha by'abari mu isi. Ibyo ngibyo ndabyumva. Arambwira ati umuntu ntatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Ati kubera ko Yesu Kristo niwe waje akora iby'amategeko yasabaga, uko yarambwiye ngo amategeko ngo n'ibyahanuwe ngo nibyo bihamye uko gukiranuka. Arambwira ati Kristo niwe wasohoje iby'amategeko yasabaga. Arambwira ati burya amategeko nayera arakiranuka, ahamya gukiranuka kw'Imana. Atabahanuzi nabo ibyo bavugaga ni Kristo bavugaga. Ati Kristo rero ni waje arabisohoza. Turabasubije cyane abakurikirana ibiganiro byacu ku Ijuru Ntirikorerwa TV. Uyu munsi nk'uko mubibona twabashije gutembera mu murenge wa Nyabitekeri, aho twagiye gusura cyangwa kwakira ubuhamya bwa bene data. Nagira ngo muri make tuganire ku bijyanye n'ubuhamya bwo gukiranuka kwawe. Uratangira umbwira amazina yawe, ese witwa nde? Mbese tangira umbwira amazina yawe. Nitwa Ayinkamiye Theodosie. Nanjye nkaba nteranira mu itorero rya hano ku Rurenge. Nabayeho nanjye mba mu idini y'abadivantiste. Mwegereza ka mikrofone. Ariko nabayeho gutyo numvaga nshaka ikintu cyazatuma Imana inyemera, cyangwa se nkumva mfite amahoro mu mutima, mpamanya n'Imana kwinyemera. Ubwo nagiye mu idini y'abadive, tangira gushaka uburyo bwo kubahiriza amategeko. Ntabwo byashobotse, nahoraga numva umutima mu idini. Muri make uba mu badivantiste? Nimba mu badivantiste nubahiriza isabato. Ubwo iryo torero ribahagana he? Iryo torero ryabaga ahantu hitwa mu Rugarama, n'ubundi ni muri Nyabitekeri. Nyabitekeri niryo wavukiyemo se ubwo? Ariko ntari narijyamo nkiri umunyeshuri, nari narabaye mu Katolike. Naranahabatirijwe. Umuvuga ngo wavukiye mu Katolike? Mu Katolike. Ngo rabatijwe? Mbatirizwamo ndi umunyeshuri kuko ababyeyi banjye bo bari abadivantiste. Noneho baza kumbwira yuko mu badive ariho hari agakiza kuko bo bubahirizaga amategeko. Ubwo wari ufite imyaka ingahe? Ubwo nari mfite imyaka 15. 15. Bivuze ngo mu gihe cyose wari umaze mu Katolika wumvaga wabonye ko bitagenda neza bitawigira mu badive? Njya mu badive ngo njye kubahiriza isabato. Njye kubahiriza isabato. Tubwiye urugendo wakoze. Gusa wavuye mu Katolika turabatizwa? Naye narabatijwe. Warabatijwe mu matizo w'Abanyakatolika? Iyo mu Gatolika. Ngo bakubwira ati ngwino sabe penitensiya waragenda ukayisaba? Yego pe. Ukagenda ukajya kwicuza ibyaha? Yego pe. Iyo mirimo yose warayikoze? Yose narayikoze. Ndagira ngo rero ubwire abantu badukurikirana, ubabwire ukuntu wiyumvaga umaze kugenda kwatura cyangwa kujya kubwira padiri ibyaha byawe, wiyumvaga gute?
narabimubwiraga ariko n'ubundi numvaga nta gihinduka rwose pe. N'ubundi umutima wanjye wakomezaga kundega yuko nzarimbuka. Numvaga umutima ugushinja ibyaha. Unshinja ibyaha yuko nzarimbuka, ngahorana ubwoba, nkavuga nti nk'ubu mpfuye none aha ngaha najya hehe. Kandi wabyaturiye padiri? Nabyatuye ariko n'ubundi ngakomeza kumva ndabifite. Igihe niho cyaje kugera rero ababyeyi banjye barambwira ati ngwino mu badivantiste ubahirize n'amategeko. Nanjye ndabyemera njya mu badivantiste ndagerageza kubahiriza amategeko harimo n'isabato, ariko ntabwo nigeze mbishobora. Nubundi wagiye mu badivantiste kubera ko wabuze amahoro mu Gatolika? Nayabuze. Hanyuma wigira inama yo kujya mu badivantiste. Naho mpageze ntabwo nigeze nyabona. Naragerageje kubahiriza isabato, gutanga ibya 10, amaturo, ariko nabwo nta mahoro byigeze bimpa, umutima wakomezaga kundiga yuko nzarimbuka. Nuko rero rimwe niho naje guhura n'umuvuga butumwa bwiza. Tutaragira aho ngaho. Nagira ngo mbwire imirimo wakoraga mu badivantiste, ugiye no ngo byo bita ibice, kujya kuvuga ubutumwa hanze, uburyo bwose mbese ibyo wagerageje gukora kugira ngo ubone gukiranuka kwawe muri icyo gihe cyose wari mu badivantiste. Ndi mu badivantiste naragerageje gushaka kuba umubwiririsha butumwa, ibitabo niko babyitaga. Bamwe bagenda babigurisha. Nagiraga ngo numve ko nanjye Imana izanyemera kugira ngo ugire n'imirimo nyine ukora byumvikana. Nari mfite n'umurimo mw'iyo dini, ndi umukarani w'ishuri ryo kwisabato. Ariko ibyo byose nta mahoro byigeze bimpa nyine. Wabaga wumva nta mahoro ufite? Nta mahoro nigeze mbona. None se wabaga kugira ngo wumve nta mahoro? Ntabwo nibaza impamvu utayagiraga kandi warakoraga imirimo yose, umva n'icya 10 waragitangaga. Warangiza ukumva nta mahoro ufite? Nta mahoro nari mfite kuko ibyo ngibyo ntabwo byahesha umuntu kubona amahoro. Abadivantiste bamaze mu gihe kingana iki? Nagiyemo mfite imyaka 15, navuyemo mfite nk'imyaka 34. Ubwo urumva imyaka waramazemo ni myinshi. Ariko nta mahoro nigeze mbona. Ariko wajyaga wumva n'ubundi warimbuka? Numvaga narimbuka. Nuko rero mu gihe noneho kiza kugera uhura n'abavuga butumwa bwiza. Uhura n'abavuga butumwa bwiza. Umuvuga butumwa bwiza nahuye nawe yambwiye yuko umuntu adaheshwa gukiranuka n'imirimo yakoze. Ndagira ngo utangire umbwire neza, umbwire ukuntu mwahuye, niba ngombwa wibuka n'ijambo ashaka kubera kubwirijeho rigatuma ubitekerezaho, umbwire ukuntu ibyo bintu wabyakiriye cyangwa ukuntu wakiriye ayo mahoro. Ijambo rya mbere yarambwiye ngo hariho gukiranuka kw'Imana ngo kwahishuwe. Noneho ngo kudaheshwa n'amategeko ngo n'ibyahanuwe. Ngo nubwo ngo ari byo bihamya uko gukiranuka, ngo nubwo ayo mategeko ngo n'ibyahanuwe ari byo bihamya uko gukiranuka. Ngo kubera ko ngo imbere y'Imana ngo nta muntu utsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Ngo kubera yuko ngo amategeko ngo abereyeho kugaragaza icyaha. Niko uwo muvuga butumwa yambwiye. Noneho arambwira ati ahubwo uwizeye wese aherwa agakiza no kwizera Yesu Kristo. Ngo nta tandukaniro niko yambwiye. Ngo yaba ari umwisiraheli, ngo yaba ari umunyamahanga, ngo wizeye wese ngahabwa ako gakiza kubwo kwizera Yesu Kristo. Ngo kubera ngo ko bose bakoze ibyaha ngo ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ngo ahubwo ngo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo, ngo ibibahereye ubusa. Ngo kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Ngo kuko ari we ngo Imana ngo yatanze ngabe impongano ngo y'ibyaha by'abari mu isi. Ibyo ngibyo ndabyumva. Arambwira ati umuntu ntatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Ati kubera ko Yesu Kristo niwe waje akora iby'amategeko yasabaga. Uko yarambwiye ngo amategeko ngo n'ibyahanuwe ngo nibyo bihamye uko gukiranuka. Arambwira ati Kristo niwe wasohoje iby'amategeko yasabaga. Arambwira ati burya amategeko nayera arakiranuka, ahamya gukiranuka kw'Imana. Atabahanuzi nabo ibyo bavugaga ni Kristo bavugaga. Ati Kristo rero niwe waje arabisohoza. Mbyumvishije
numva nibyo numva nukuri noneho rero kubera ko nubundi najya numva umutima undega Imana imunyirizamo n'irindi jambo rivuga ngo ubundi ngo gukora ibyaha sibyo bigira umuntu umunyabyaha ngo no gukora ibyiza ngo sibyo bigira umuntu ngo intungane ndavuga nti ubwo ari uko bimeze buri Imana ifite ukuntu izabigenza noneho nkajya numva nyine ku mutima hari kuza yegereza ku microphone hari kuza amahumbesi niko navuga igihe cyarageze rero umuvuga butumwa aza kugaruka arambwira ati noneho rero ati igicumuro cy'umuntu mwambwira isomo ryari riri mu Baroma mu bice 5 umurongo wa 18 arambwira ngo igicumuro cy'umuntu umwe ubundi ngo nicyo cyateye abantu bose kuba abanyabyaha ngo nicyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe ngo gitera abantu bose gutsindishirizwa ubwo niho nagiye namenya yuko gukora ibyaha atari byo bigira umuntu umunyabyaha no gukora ibyiza sibyo bigira umuntu intungane ahubwo umuntu agirwa intungane no kwizera igikorwa Yezu Kristo yakoreye ku musaraba icyo nicyo kigira umuntu intungane ibyo narabyemeye mu mutima biba bimpaye amahoro yo mu mutima ya mahoro nari narayabuze mba ndayabonye ya mahoro nashakiraga mu kubahiriza amategeko ntabishobora nza kumenya uwayubahirije ari we Nyagasani Yezu waje kubahiriza amategeko yari yarananiye yose atabuzemo na rimwe uko ari 10 noneho nyine ampa ugukiranuka kwe kuko yarabinsobanuriye neza ukuntu yamaze kubahiriza ayo mategeko noneho yemera n'urupfu nagombaga gupfa ari rwo rupfu rw'iteka nagombaga gupfa narwo yemera kurupfa ari njya pfiri ariko noneho rero azutse abaransindishirije ubu rero kuri ubu ho noneho nkaba ndi intungane ku bwa Yesu Kristo ntabiheshejwe n'imirimo itegetswe n'amategeko ahubwo mbiheshejwe no kwizera Yesu Kristo we wubahirije amategeko yari yarananiye maze aransindishiriza urakoze cyane wenda ntaguciye mu ijambo duhamya bugufi kandi bwumvikana ndashaka kumenya mu gihe wari uri mu badive uvuze ko watanga icya 10 n'amaturo ugatanga kimwe mu mugabane niko babyita sinzi iyo mwahingaga mwagiraga n'ibintu mugena ubwo ibyo bintu byose warabikoraga kumva narabikoraga pe ntabwo utuje kumva ntumeze neza kuri ubu ngubu se ubihande bijyana hehe ibyo bintu kuri ubu ngubu namenye neza ko Yezu Kristo ari amaraso yabaye impongano y'ibyaha byanjye yego umubiri we nawe ubigitambo yego cy'ibyaha by'abari mu isi bose ariko ngiye narabyemeye nyine kuri ubu ngubu rero ibyo ngibyo ntabwo nabitangaga mu butamenya ubutanga kugira ngo ubone ko wakizwa ngo ndebe ko nakizwa ariko ibyo ngibyo naje kumenya ko n'ubundi wo byashushanyaga yari Kristo kuko byari byarahawe Abisiraheli abantu bakomokaga kuri Yakobo nibo bari abatambyi mu rusengero rw'icyo gihe kuko bahabaga ari nta wundi murimo bakora abarewi abantu bakomokaga kuri Lewi nta wundi murimo bakoraga kwari ukwica ibitamba abantu bazanye niwo murimo bakoraga noneho icya 10 cyatangwaga ngo yari nka saleri yabo nta kindi icyari igihembo cyabo ubwo naje kumenya ko ari we byashushanyaga nyine kuko nyine na hariya uwo muvuga butumwa yambwiraga ngo amategeko n'ibyahanuwe ngo nibyo byahamyaga gukiranuka kwa Kristo Kristo rero niwe wakiranutse gukiranuka amategeko yasabaga niwe wakugaragaje nyine arakuduha muri make we wabonye ko gukiranuka kwawe utakubona ntako umuntu yabona warageragezaga kubona n'ubundi ntago bikunda baravuga ngo twubahirize amategeko mu badive ngo kwari 10 guhera ku ryarindi rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato n'ibindi byose amategeko kwari 10 ariko noneho ijambo ry'Imana naryo rikavuga ngo ni wica murimo urabuyarimbuye yose noneho rikongera rikavuga yuko uwishe rimwe aba yarimbuye yose ariko kandi nanone ko amategeko yaziye kugira ngo agaragaze ibyaha noneho iyo uyakoraga yo nk'umunani yenda niba utifuza uraza gusanga wiba niba utiba urasanga
hari ibindi nabyo ukora ubundi usubire kuri zeru. Imana rero icyo yashakaga ni ugukiranuka kuzuye 100%, kutigeze gukora icyaha, yego, kutazanagikora, yego, niko gukiranuka Imana yashakaga. Uko gukiranuka rero niko Kristo yaje Amen. arakumpa. Okay, ndagira ngo baze kuri ubu rero ukuntu usigaye umeze, yaba ari muri abo bantu mwasenganaga, yaba ari mu buzima busanzwe muri rusange, usigaye wiyumva ute pari raporo y'uko wari umeze mbere? Ubu ngubu kuri ubu numva ndamahoro, numva nta kibazo mfitanye n'abantu, nta n'ikibazo mfitanye n'Imana. Mbega numva ndamahoro, na cyane ko ndi umwana w'Imana, nkaba numva mfite agakiza k'ubuntu, numva ndi hejuru y'ibintu byose, numva mfite amahoro mu mutima. Umva ndaheshwa nuko hari ibindi bintu nakoze, yuko naba mfite ibintu byinshi bya mirenge, cyangwa se yuko naba mpaze, numva mfite amahoro mu mutima, ariko ashingiye ku gikorwa Kristo yankoreye ku musaraba i Golgotha. Amen. Ubu bibaye ngombwa ko wenda ukorwa mu mubiri, kuko urabizi ko kera harimo no gutinya urupfu, umuntu agenda yumva ameze ukuntu afite ubwoba cyangwa bigenze gute, mbwira wakiyumva ute bibaye ngombwa ko ugiye gupfa? Urupfu Pawulo niwe wavuze ngo gupfa ni inyungu ku mukristo. Amen. Umukristo w'ukuri gupfa rero numva niyo nzira yo gutaha iwacu. Kuko hari n'umuririmbyi uvuga ngo urupfu ruzatwinjiza aho batagipfa. Ubwo rero numva urupfu ari irembo, Kristo yarugize irembo, tuzanyuramo dutaha iwacu. Urupfu nta kibazo, ubundi nzi ko ino mpari igihe gito kandi nzi ko atari iwacu. Icyo ntegereje rero ni igihe nikigera nzataha iwacu, nta kibazo mfite cy'urupfu, ariko mbere ho nararutinye. Ibijyanye n'ubuzima bw'iki gihe cyangwa bw'iyi si, urabona ko abantu tugira tugahangayika, tukumva twanimuka tukajya n'ahandi, tukumva hari ibyo tudafite tugahangayika. Wowe mbese ndagira ngo ngereranye ibyo bihe wabagamo n'iby'ubu ngubu, usigaye umeze ute mu bijyanye n'iterambere n'uburyo bw'imibereho y'iyi si? Kuri ubu ngubu numva nyuzwe na Yesu. Numva ibyo angeneye byose bimpagije. Hashingiye ko ubuzima bwanjye yaranabwishingiye kuri buri kimwe cyose, ari imyambaro, ubwo umubiri uhari n'imyenda irahari, kandi n'inda yo kurya, ibyo kurya nabwo ubwo birahari nyine, kuko byose yarabyishingiye kuri buri kimwe cyose, hatabuzemo na kimwe. Ubwo rero Yesu arampagije wenyine, na cyane ko ijambo ry'Imana avuga ngo ubwo atimanye umwana wayo w'ikinege kamutanga ku bwacu, yabura itese kumuduhana n'ibindi byose. None se yaba yarampaye agakiza k'ubuntu nkabura ibyo kurya? Ntabwo bishoboka. Yanyima imyambaro se? Ntibishoboka. Icy'ingenzi ko ari ukubona ubugingo buhoraho. Niko yari yanavuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi muzabyongererwa. Ubwo rero inyongezi itabonetse yo, ariko icy'ingenzi cyo kirahari, ni uko mfite ubugingo buhoraho. Burampagije pe. Urakoze cyane, reka tugushimire kuganira byiza duhaye cyangwa ku buhamya bwiza duhaye. Ibiganiro byacu nagaruka ko bari badukurikiranye, bakomeze bakurikirana ibiganiro byacu ku Ijuru Ntibikorerwa TV. Ubwo tuzakomeza tuganire. Imana iguhe